focus iyo ugiye guhitamo inshuti reka mbanze nkubaze wenda wowe inshuti nziza kuri wowe inshuti nyanshuti ni inshuti imeze ite ese wayimenya gute? Murakoze cyane. Njyewe ndagerageza kureba njyewe burya hari ikintu mfata, hari ukuntu nkategoriza cyangwa nshira mu byiciro abantu tubana mu buzima bwa buri munsi. Kategori ya mbere ni umuryango ni wandi tuvukana, icyo dupfana, tuhabwa amasano duha. Mu Kinyarwanda tugira amasano ba papa, mama, ba data wacu, ayo masano bose ni umuryango. Iyo bavuyeho hatajyaho kategori y'inshuti. Abo twita inshuti rero niba abandi muba mufite igihango, mufite ubuzima mwamubanamo, bafite uburyo bagufasha. Ni kuri njyewe baguhereza icyerekezo cy'ubuzima nyine. Ni wa muntu mu bibi no mu byiza murabana, ni wa muntu nyine uhuguhora hafi. Hari indangagaciro muhuriyeho, munemeranyaho, mufitanye icyo gihango nyine. Ariko hari n'abandi twita abantu tubana mu buzima. Buriya rero hari igihe tubyibeshaho ni inshuti. Abantu mubana mu buzima ntabwo ari inshuti kuri njyewe. Buriya umuntu wese tubana, urugero niba abantu bose twabanye ku kigo cy'amashuri, twiga muri seconde cyangwa muri nusa, bose si inshuti. Ariko twarabanye, bashobora kuba bananze n'ibintu byinshi cyane pe kurusha nabo mu muryango, ariko ntabwo ari inshuti. Hari abantu tubana mu buzima, mu kazi duhoramo ka buri munsi. Si byose abantu tubana mu kazi ka buri munsi ntabwo ari inshuti, ariko ni abantu tubana. Burya ntabwo umuntu wese mutari inshuti ntabwo bisobanuye ko ari umwanzi wawe. Akenshi haba igihe dufashe ibintu nabi, kumva ko niba umuntu nta buzima runaka muziranyemo, musangiye, ngo abakuzi muziranye, aho mubonye hose kumva ko ari umwanzi wawe. Cyangwa abantu mukorana mu kazi, kumva ko niba umuntu utamubona ku rutonde rw'abantu b'inshuti zawe, ukamufata nk'umwanzi wawe, ukumva ko akwanga. Oya, ntabwo ari ibyo. Iki kintu nacyo ndacyungutse. Yego abanzi bariho, babaho ububazi. Hari abakwereka ko ari abanzi, rwose bakafata kandi nabo beza, tuzabe iwawe nanjye nzabe iwanjye. Urumva, sinzongera gusangira nawe, wowe nta kintu na kimwe nagukereraho. Abantu nk'abo barerura, hari aberura bakabivuga. Ariko nk'abo ngabo nk'uko wari ubivuze, abo ni beza, kuko nyine bahita bagufasha kujya ucunga ibirenge byawe, ukamenya ahantu ugomba gukandagira n'aho utagomba gukandagira, ukamenya ko utabakeneye ukabakora mu buzima bwawe. Ni iyihe nama wagira abantu, umuntu uwo ari we wese? Nk'ubu ngubu ni ukuvuga nk'abana bari mu mashuri. Hari abana bajya mu mashuri, iyo ugiye nko ku ishuri bwa mbere, ushaka nyine kugira inshuti. Cyangwa se nko muri bizinesi, iyo ukora bizinesi ugira igihe nyine cyo kuvuga ngo ngiye gutoranya inshuti ziramfasha gusobanukirwa ubuzima bw'iyi bizinesi. Cyangwa no mu mubano wundi usanzwe, ndi kugira utanga inama cyangwa n'umuntu kutureba umuha inama y'ibyo agomba gushingiraho kugira ngo agire inshuti nyanshuti, inshuti nzima. Murakoze cyane. Inama yanjye ngewe ntabwo igoye, iroroshe, kandi niba yigerageza mu buzima bizabibona ko bizabafasha. Ikintu cya mbere agomba kubanza basobanukirwa ni iki ngiki, ni ugusobanukirwa yuko abantu bose bari kubana, bari guseka, bari gusangira, si inshuti, ariko si n'abanzi. Hari abantu bari aho ngaho nyine kureba mu buzima, mubane mu buzima kuko mwisanze muri ubwo buzima. Ibuka yuko wenda ku banyeshuri, urugero uza ku ishuri, waje ku ishuri, n'undi yaje ku ishuri, nta n'ubwo wari uzi ko muzahurira aho ngaho. Muri muri ubwo buzima kuko nyine mutabihisemo, wahisemo ikigo n'undi ahisemo, ariko mwahurira aho ngaho. Ntabwo ari destiny yanyu yo kuvuga ngo muhurire aho ngaho, ni destiny ariko mwese mwahuriye aho. Bivuze ikire uwo ni umuntu ushaka kumuremamo inshuti nyuma, ariko ntabwo ari ko uvuga ngo buri gihe uzamurema inshuti. Kubera iki? Abenshi bageze mu bigo by'amashuri utangira kwigisha ingeso runaka, buzi ko dutoroke, dutabanyike, tugire ute ibintu byose. Inshuti rero ntabwo ushobora kukwigisha iyo mico, ushobora kugira ute, ariko bimenye yuko cya mbere mu buzima bwose turimo no ku kazi n'ahari hose, mu gihe cyose utari wabasha kumenya yuko abantu muri kumwe, muri ubwo buzima, uri kubona muri ubwo buzima, ugatangira gufata abantu bose ko muri kubana ngo ni inshuti, uzatangira urwanirira abantu badakeneye ko barwanirira. Nurwanirira umuntu, sibyo, nyuma azakwereka yuko atarabikeneye ko murwanirira, wowe wahombye byinshi, nyuma uzahoma
muraho neza bakunzi ndetse n'inshuti y'ikiganiro inzira nziza. Murakoze cyane kuza gutega amatwi no kureba iyi podcast. Imana ibahe umugisha. Gusa dutangire bashishikariza ko muza kureba iki kiganiro cyose. Hari abantu bajya bagira umuco wo kureba iminota mike cyangwa bakareba bataraguritsa, ugasanga bahombye ibintu by'ingenzi iki kiganiro cyakigamije kubaha. Ushobora kubona ikintu cy'ingenzi cyangwa kumva ikintu kigufasha ku munota wa 10 cyangwa kurengaho cyangwa se mu minota ya nyuma. Rero ni byiza ko kugira ubashe gukoresha igihe cyawe neza, ubashe kunguka no kugira icyo ukura mu iki kiganiro, ni byiza ko ureba ikiganiro cyose ukumva ibitekerezo byose uko byakabaye. Murakoze rero, nk'uko bisanzwe ni Duncan Master, tugiye kuba turi kumwe mu iki kiganiro, dufite umushitsi, dufite umutumirwa ugiye kudufasha kuganira ku bintu byinshi ku nsanganyamatsiko twahisemo uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko nziza kandi ikomeye, itari y'ubuzima gusa ahubwo ishamikiye no ku mutima w'umuntu. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku nshuti nziza cyangwa inshuti nyazo ndetse n'inshuti tubana nazo zidukurikiye inyungu gusa, inshuti nyayo ndetse n'inshuti y'inyungu. Nibyo bintu tugiye kuganiraho, tubashe kumenya ishusho ya nyayo itwereka inshuti nyazo ndetse n'inshuti tugira ku bw'inyungu. Inshuti nanone ushobora kwibaza use iyi nshuti y'inyungu cyangwa ikugeze ku nyungu nimbi, dukeneye inshuti zitwungura nta kibazo, ahubwo inshuti ishobora kugukunda cyangwa kukwitaho kubwo indonke cyangwa inyungu runaka igukurikiyeho. Murakoze. Rero hano mfite umushitsi Focus, karibu mu kiganiro cy'inzira nziza. Yego, murakoze cyane. Urakaza neza, wakwibwira abadukurikiye mu magambo makeya uko ubishaka kugira babashe kumenya umuntu tugiye kubana muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Amazina ni Focus Managuha. Wenda kwivuga, nagerageza kwivuga birarambira, ni byinshi ariko ndagerageza kuvuga mu nshamake. Ni Focus, umukozi muramufasha mwumvire bijyanye na business cyangwa business advisory mu ndimi z'amahanga. Ikindi ndi entrepreneur, mfite company zitandukanye zikoramo ibintu bitandukanye. Urugero, mfite company yitwa Credit Jumbo ifasha gutanga inguzanyo mu bantu bakora imirimo iciriritse. Agira company yariyo Estate, Avid Estate, mu bijyanye n'ubucuruzi. Ariko nkagira n'indi yitwa Focus Financial Solution ifasha mu buryo bwo gufasha companies cyangwa business matoya afite ibibazo bya finance, tukabereza ubujyanama muri ibyo bintu. Ariko hanze y'ibyo ngibyo, nk'uko turaganira uyu munsi ku nshuti nziza n'inshuti zikurikira inyungu, bikora ku mutima, nifuje yuko nkora n'ibindi bintu bijyanye no bitari byo kunguka amafaranga gusa. Tubyita kenshi non-government organization cyangwa NGOs gufasha. Nagira NGOs ebyiri zikora ibintu bitandukanye. Iya mbere yitwa Genda Ukomeze Foundation, ibasha gufasha abantu, abamama bafite abagabo bashatse ariko ugasanga benshi barashatse wenda baranje secondaire bakabura ubushobozi bwo kujya kwiga kaminuza. Abenshi baratereranwa kuko bavuga ati abagezeyo bajya, ariko twe turabafasha kugira ngo tubasubize mu buzima bw'ishuri kugira ngo bagire iyo bachelor degree, bagire iyo masters, noneho babone n'imirimo myiza, bafashe bagenzi babo cyangwa bafashe urugo muri rusange. Tukagira n'indi ya nyuma yitwa Manene Football Academy, yo ifasha abana batoya gukina umupira, cyane cyane turebye abandi badafite ubushobozi, kuko twabonye ko gukina umupira mu Rwanda birahenze, bagusaba kwishura, bagusaba ibintu byinshi. Turi kubafasha kugira ngo tuzamure izo mpano zabo. Ubu niwe Focus. Hanze y'ibyo ngibyo byose, ndi umuntu ukunda umuco nyarwanda. Nkagira n'itorero ryitwa Intumwa z'Ubukombe, dufasha kwigisha abana batoya kubyina traditionnel. Abantu benshi bakatwifashisha mu birori byabo, yaba ari mu bukwe, ahantu ariho hose. Nika ko ibyo uwo niwe Focus. Wavuze Focus ni wose, n'ibyo bintu byose. Rero abantu bose urukumva mukeneye, ababasusurutsa, abatuma ibirori byanyu bigenda neza, bakunda umuco nyarwanda, bakeneye ibyo byose avuze byo kuba yafasha abantu bashaka gukomeza kwiga. Urumva ni umuntu w'ingenzi ufite byinshi amaze mu iyi sosiyete yacu. Urakoze cyane Focus, urakoze kwitabira iki kiganiro. Biba bigoye, abantu benshi turahuze muri iyi minsi, kubona umuntu yakubonera igihe akaza mukaganira akaguha umwanya ni ibintu bikomeye, especially nkawe uba ufite iyo mishinga yose uburimo buri munsi. Ni sacrifice nini ubufashe, ni igitambo kinini ubugize. Ushimwe cyane, turagushimye cyane kubwo kuba uje kubura kumwe natwe. Rero iyi nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi, mfite bike nyiziho
ndetse n'undi muntu wese uri hano nawe turi kugira dufatanye kuyisesengura ndetse tubashe kuyumva idufashe ku buryo umuntu ugiye gufata iminota yo kumva iki kiganiro hari buze kumva koko nta kintu atakaje ahubwo yungutse cyane. Rero nk'ubuzima bwacu abantu benshi ubuzima bwabo buba buzima kubera ko bagize amahirwe yo guhura n'abantu batanga igisobanuro cyiza mu buzima bwabo, kandi abandi benshi bafite kwicuza n'ibikomere mu buzima bwabo, ibikomere bibi bibatera kwicuza, nanone babihabwa n'abantu baba barakinguriye amarembo bakinjiza mu buzima bwabo. Ugasanga uburyo duhitamo inshuti n'uburyo tubana n'abandi n'uburyo duturanya abantu bifite ikintu gikomeye bimara mu mibereho yacu, kandi ubuzima bwacu biragoye ko wabaho wenyine. Dukenera inshuti, dukenera kugira inshuti, tugakenera abavandimwe tugomba gusangira ibyiza tugasangira n'ibibi. Ariko nyine abantu benshi nta kundi, nta yandi mahitamo tuba dufite uretse kuba inshuti n'abantu, kuko nanone kubaho uri wenyine hari umuntu ushobora kuvuga uti nge, hari abantu usanga barakomeretse kuri bugasanga wenda ni nk'umudamu aravuze, ariko ngewe abagabo, iyo mbonye umugabo uwo ari we wese mba numva yarafashe abagabo bitewe na experience y'umugabo utari mwiza yagize, akumva ko abagabo bose ari babi. Hari n'undi muntu usanzwe w'umusore se ashobora gufata abakobwa b'iki gihe biragoye ko wagira umuntu inshuti, cyangwa nk'abandi inshuti yawe gutya bisanzwe ukavuga uti nta inshuti inshuti z'iyi minsi se Duncan naramukunze tuba inshuti bigenda gutya, ariko none niwe unkoze ibi cyane. Ibyo nibyo 100% ibyo uri kuvuga nibyo. Burya kandi twese ni inzira tunyuramo, nazagira ukubesha, twese ni inzira tunyuramo kuko nta muntu ubaho ku isi ari wenyine, tubana n'abandi, kandi iyo tubana n'abandi akenshi usanga baga muri zo kategori, ni umuryango, nabo muhorana, n'izo nshuti nyine. Rimwe na rimwe izo nshuti ukazishamo zo kategori, ni inshuti wumva z'ukuri cyangwa ni inshuti muhuriramo. Akenshi hari abakubabaza nyine, ibyo byose mu buzima duhura nabyo twese. Urebye twese nkeka ko tunyuramo no guhitamo abo bantu. Abenshi ariko biterwa n'uburyo duteye bitandukanye. Hari abafite umutima ufungura cyane ugareka abantu bose bakinjira, ko hari n'abandi bafite umutima umeze nk'aho ufunze yinjizamo abantu bake cyane. Biterwa rero abantu ubucuti nyine, kubaka ubucuti bitandukanye. Hari abantu twita abantu barema inshuti byihuse n'abarema inshuti bigoye. Rero bose bafite ibyiza n'ibibi, niba twavuga gutyo, bitewe n'unoza, ariko n'ubundi byose bigira ingaruka. Abenshi barabikubwira ko iyo umuntu afite umutima ufungura, abantu benshi ababara cyane ababajwe n'inshuti, kuko ntabwo guhitamo inshuti nyayo biragorana, kubera ko ufungura abantu bose, wizera mu bantu bose. Wizera mu bantu bose, abantu bose ukabizera, ukabakira, ukabahereza ibyo wagombye kubahereza, ariko rimwe na rimwe baguhereza ibyo bateganyaga ko baguha. Iyo utangiye kubabara, ariko n'abandi barakubwira ko babandi badafungura cyane umutima ntabwo babara cyane, ariko hari igihe bahomba inshuti y'ingenzi cyane. Hari igihe bahomba kubera yuko iyo ufunze umutima, hari igihe umuntu aza afite akanyamuneza, afite ibyo agomba kukungura, ariko kubera ko utamufungura umutima hakiri kare akigendera. Urakoze cyane. Aho ngaho biratuma ahubwo ngera ku bibazo nifuje ko tuganiraho, nifuje kukubaza nk'icyo kintu ngiye kineye kumva nakubaza. Ese Focus, iyo ugiye guhitamo inshuti, reka mbanze nkubaze, wenda wowe inshuti nziza kuri wowe, inshuti nyanshuti ni inshuti imeze ite? Ese wayimenya gute? Murakoze cyane. Njyewe ndagerageza kureba, njyewe burya hari ikintu mfata, hari ukuntu nkategoriza cyangwa nshira mu byiciro abantu tubana mu buzima bwa buri munsi. Kategori ya mbere ni umuryango ni wandi tuvukana, icyo dupfana, duhabwa amasano duha. Mu Kinyarwanda tugira amasano, ba papa, mama, ba data wacu, ayo masano bose ni umuryango. Iyo bavuyeho hatajyaho kategori y'inshuti. Abo twita inshuti rero ni babandi muba mufite igihango, mufite ubuzima mubanamo, bafite uburyo bagufasha. Kuri njyewe baguhereza icyerekezo cy'ubuzima. Ni wa muntu mu bibi no mu byiza murabana, ni wa muntu nyine uguhora hafi. Hari indangagaciro muhuriyeho, munemeranyaho, mufitanye icyo gihango nyine. Ariko hari n'abandi twita abantu tubana mu buzima. Buriya rero hari igihe tubyibeshaho,
ni inshuti. Abantu mubana mu buzima ntabwo ari inshuti kuri njyewe. Buriya umuntu wese tubana, urugero niba abantu bose twabanye ku kigo cy'amashuri, twiga muri segonde cyangwa muri nusa, bose si inshuti, ariko twarabanye. bashobora kuba bananze n'ibintu byinshi cyane pe kurusha nabo mu muryango, ariko ntabwo ari inshuti. Hari abantu tubana mu buzima, hari abantu tubana mu buzima mu kazi duhoramo ka buri munsi, si byose. Abantu tubana mu kazi ka buri munsi ntabwo ari inshuti, ariko ni abantu tubana. Rero hari n'abandi bantu ngiye nshira mvuga ngo ni abantu bafite inyungu, bafite inyungu ku ruhande. Fata urugero, leta ifiteho inyungu ariko ntabwo ari inshuti, ntabwo namushaka leta. Abantu muri leta nyine ifiteho inyungu kuko banyifuzaho ibintu byinshi, gukora nk'umuturage mwiza n'ibindi. Ku kazi nkoramo nk'akazi mu kazi nkora cyangwa mu kazi dukoramo twose, ba bosi bacu badufiteho inyungu kuko bifuza ko tugira icyo tubagezaho, ariko si inshuti. Biratandukana. Ariko abo bose ushobora kurema inshuti babandi twirirwa n'andi tuba ahandi tukaremamo za nshuti nziza. Rero njyewe kuri njyewe inshuti nziza cyangwa icyo nita inshuti ni wa muntu dufitanye igihango, ibyo twemeranyije, nawe nzi ko nshobora kumwitangira nawe yanyitangira. Ni wa muntu nzi neza yuko aho ngize ikibazo, aho mfite intege nkeya namubaza akangira inama, ntabwo yanseka. Ni wa muntu nzi neza yuko nshobora guhereza igitekerezo abandi bashobora kwita ko ari icy'ubusazi, akakireba bati nyamara iki gishobora kubamo ikintu, akamfasha kugira ngo mbashe kujyamo. Ni wa muntu numva nyine inshuti, ni wa muntu numva nkavuga ati, nkamureba nkavuga ati nyamara nshobora kumwigana kugira ngo ngire icyo ngeraho. So njye nuko mfata inshuti. Rero bitandukanye n'abandi bose bavuga ati iyo tuvuga dukoresha ijambo inshuti cyane, uri inshuti yanjye, ariko hari ubwo gihe tubana n'abantu atari inshuti. Njye inshuti rero ni umuntu dufitanye icyo gihango. Ese dufitanye igihango, ndi umuntu ushobora kuba ubabaye akabimenya, ndi umuntu ushobora kuba urakaye akabimenya, akaba ati bifukasi ararakaye, mubwiye iki ngiki, dukoze iki ngiki yakwishima. Ni wa muntu ubona ndi gukora ibintu bitari byiza, ati bifukasi nyamara ntabwo uri mu nzira nziza, niwe nafata n'inshuti. Urakoze cyane. Uko numvise cyangwa icyo numvise mu byo umbwiye ko nyine umuntu wita ko ari inshuti ni umuntu ugomba kugusobanukirwa, umuntu uba usobanukiwe nawe gusobanukiwe, wa muntu umenya nyine intege zawe ngo nkeya ni izihe, wa muntu umenya uburyo bwo kugushyigikira, wa muntu ugusobanukirwa mu gihe abandi bantu benshi batari kugusobanukirwa. Urakoze cyane. Nanone kuko bigora cyane nk'uko wari umaze kubivuga, biragora cyane buryo gutoranya inshuti, kuko nk'ibyo uhereye uvuga uti umuntu umwe akagira umutima ufunguye, undi akagira umutima usa nk'aho ufunze kwinjiramo ku buryo biba bigoye. Abo bantu bose baba hari impamvu. Buriya kugira uko dukura mu miryango yacu, uko tugenda tukiri abana muri nasari, ibyo tugenda twonka, ibyo twonka ndavuga ntabwo ari amashereka mvuga, ibyo tugenda dusangira dukura turya mu muryango, urukundo dukuze tubona uko tubanye n'abandi, nibyo bitugira abo bantu nyine. Iyo bigeze mu buryo bwo guhitamo inshuti, ugasanga umuntu umwe kwibera selfish ntacyo bimubwiye, kuko wenda ugiye muri background ye ugasanga ni umuntu nanone wakuze gutyo, azi neza ko ari we wenyine, ubuzima ari we wenyine, ku buryo bimugora cyane kwakira abandi bantu. Abo tuba turi bo ku bijyanye no guhitamo inshuti biba bifitanye isano n'aho twaciye n'aho twanyuze. Ubwo rero nanone ndi kumva nshatse kumenya kuri focus, byigeze bikubaho ko ugira umuntu w'inshuti, ufata umuntu ukamugira inshuti, ariko noneho mu buryo runaka cyangwa igihe runaka wahura n'ibibazo cyangwa wagera mu kaga, iyo nshuti ikakuvaho? Niba byarakubayeho byagusigiye irihe somo? Urakoze cyane. Ubonye wenda ugeze kuri icyo kibazo, wenda ubonye ko mwenyuyeho, nuko nzi ko ndi umuntu n'abandi bose bitubaho 100%. Njyewe ukuntu neye ndi umuntu ufunguye, nakira abantu bose. Nagerageza no gukora kugira ngo ibyo banyitezeho gerageze kubibaha. Nkeka ko ndumeze nk'uwo muntu, ndeka ko hari inshuti zirahari, wenda mu rwego rwo kugira ngo twige nyine no kubimenya, biranagora kenshi kubyakira. Urugero, niba uri kumwe n'umuntu from true story, ukabona umuntu uzi ko umuntu mubanye, murakorana, mumaranye imyaka 3-4, ni inshuti yawe, murabana, mukorana ibintu bitandukanye, ariko wenda niba nabyita
bitunguranye, wenda muri kuganira mufite muri ku gacupa, wenda agacupa kamaze kumugeramo, kumva wenda kubwiye ijambo ngo burya nubwo twabanaga Focus ntabwo nanize ukomeze uri umuntu mwiza gutya, njye numvaga uri umuntu utari we, kandi weho umutima wawe wari umuntu wumva yuko umuntu nyine ari uwawe, ukora ibintu bishoboka nyine kubera ko ari uwawe, utobashoke niko bate ikintu atakora kiri cyiza, wenda nyuma bikanaba grave, wenda waba uri gutegura ikintu bati wenda hari igikorwa cyo gutegura kuko mubana mu buzima, ati nshaka kumufashemo dukore kino gikorwa kizaduha umusaruro, ugasanga ari baye mu bambere, wandi witekereza ko ari inshuti mubanye imyaka irenga 5 musituraguringa, ukabona ni mu bambere bakirwanyije, ari mu bambere atana kucyumva nakurwanya. So icyo nizemo nyine yabibaho ubushoke, ukumva nyine birababaje. So iyo nshuti zirahari, abantu wizera ukabahereza ubushuti, ukajya mu inshuti si rimwe si umwe si babiri si batatu. Akenshi abantu bameze nkanjye bari kureba kino kiganiro barabizi, dufungura imitima duhura nabyo kenshi cyane. Ufungura umutima, benshi bagakinisha umutima wawe w'ubushuti nyine, mu bushuti bwawe bakabukinisha nyine bakabukinamo, akenshi ukababara ugasanga nyine ukabura mu mahitamo. Bibaho cyane ingero nizo ngizo, ukizera umuntu ko mubanye ukabashoke, at the end of the day ugasanga nakoze iki, ni ukubera iki, nagiye muri kino kubera iki. Umuntu waramwizeraga, umweretse ibintu bishobora kubafasha mu bunuzo, ugasanga ari mu bambere. Urumva biratandukanye, hari igihe ushobora gusanga ari ikindi kintu wenda kitarimo n'inyungu, ariko ikintu kirimo inyungu iyawe iye n'iy'abantu muri rusange, ugasanga so babibabaje nyine. Urumva hari ibintu biba bibabaje, umugani nk'icyo kintu kuba mu bantu benshi tubasha guhura nabo buri munsi, mu magana y'inshuti zituza iruhande, umuntu akaguhitamo, yamara kuguhitamo akaguha igihe cye, ndetse niba hari ibyo mwasangira ubutunzi n'ibindi mukabisangira, ukabifungurira umutima we mukabana, ariko mu by'ukuri igihe runaka kikagera ibyo byose yaguhaye igihe cye, icyubahiro, ukabitesha agaciro. Noneho hari n'abarenzaho ntibirangire gutyo gusa, akaba yanakwicisha. Ijana ku ijana impamvu nuvuga nyine ni ikindi nizemo nyine muri icyo kintu tuvuga ku inshuti, nuvuga ngo iyo uramutse utabimenye kare birakwicisha nyine. Iyo bize kukwicisha wenda ushobora gupfa mu buzima, ariko harishobora no kukwicira mu bintu byinshi. Urugero, niba ibyo byarageze nk'uko nababwiye bikajya kuri evo, wenda ibyo nakoraga nkabihindura, nabwo tereka ibi ntabwo naba nyibigumyemo kuko ndi kumva biri kunyangiza. Hari abantu nari maje kuremamura ahantu nabaga, ngiye guhindura ubuzima bubi, ni ugupfa nyine, ni ugupfa kundi, kuko niba ari ubuzima nabagamo hari abantu navugana nabo bikose bigahagarara bikikupa. Ninuze kubera iki? Si kubera ko ndavuze ati abantu mbonye ko umutima wabo ndabubonye nta bushuti burimo, kuguma nabo byaba ari uburyarya, kandi nta buryarya mfite. Kuguma nabo ni ukuryarya tukabeshana, ariko nyamara ndi kubona ko ubu nta mutima bafite. Bikagera n'urwego aho ugiye wenda tugiye tudutera uvuga ziki dutera shuma, ukabibona nyine uko abantu bari kukwataka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukavuga ati ibi enough is enough, ibingibi birahagije, icy'ingenzi nakora ni iki. Rero ukumva ibyo waruze kubura ubuzima bibamo. Kubura ubuzima ntabwo ari ugupfa gusa, ariko no kuba wahindura ubuzima bwawe bitewe n'iwawe na za nshuti, kuba wahindura uko weho imico yawe, uko wavugaga ukabihindura, naho ni ukundi gupfa, ubundi ni ukundi gupfa. Rero ibyo byose rero iza nshuti kwa guhitamo kwa kundi inshuti, wa mutima ufungura inshuti rimwe na rimwe bizikugeza kuri iyo nzira nyine. Urakoze cyane. Twumva harimo ubutumwa bukomeye bwagufasha nyine kumenya ubusobanuro bw'inshuti, ndetse nuko tugomba gufata inshuti. Nanone ikindi ndi kumva nakubaza, kuko aho ngaho icyo cyiciro twarimo cyari cyo kudufasha nyine gusesengura inshuti, ariko mbere yuko tuhava nandi kumva wenda nakubaza ikindi kibazo nanone gisa nkaho gifitanye isano n'icyo ariko atari cyane. Inshuti zidusapoti, zitugambanira cyangwa zihinduka inshuti zazo twumvisha ko zibaho, kandi hari n'abafata nk'ibisanzwe nubwo bidasanzwe. Buriya kuba umuntu ari inshuti yawe ukakinisha ubushuti nk'igihe yaguhaye, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Nuko twebwe tugenda tunoromaliza ibintu bibi, tukumva ari ibintu byiza, ariko ntabwo bisanzwe, ni ibintu bibi cyane. Ikindi kibazo ndi kumva nakubaza, byigeze bikubaho ko mw'urwo rujyano rw'abantu benshi, bamwe duhura nabo ku muhanda duhuye bwa mbere, abandi tuba twariganye, abandi duhuye n'uwo mwanya, bigeze bikubaho ko
uhura n'umuntu utigeze utekereza ko yari inshuti cyangwa yakubera inshuti, noneho akaza kukugirira umusaruro cyangwa umumaro ukomeye cyane utakora ku nshuti. Byakubayeho? Yego, byambayeho cyane. Ndatekereza icyo kintu byo biragorana kwakira, kumenya ngo inshuti akenshi niyo waraciye muri urwo rugendo nyine, uca muri urwo rugendo, ariko byambayeho. Akenshi usanga n'inshuti atari na muntu mukuru ukuze cyane, ugasanga ahubwo cyangwa muri mu kigero kimwe, ariko kuriya mu buzima murimo ukagenda umwisangamo, ukamwisangamo gute, ugasanga ni wa muntu ushaka kurwana. Byari twavuze ngo iyandangaciro, ugasanga wa muntu niwe ushaka kurwanira mu byo utabikekaga kandi utari mufite ku rutonde rw'inshuti, utamubuye bisanzwe, utari umuntu ntago wari umufite ku rutonde, nta n'agateganyo wari ubifitemo, ariko ugasanga ntabwo mubana cyane, kuko ugasanga uko ugenda bikura ugasanga uriya muntu ni inshuti, ni umuntu ushaka kukurwanirira, ni umuntu ushaka kukwitegereza, ushaka kukugira inama, mushaka kuganira, ni umuntu ushaka kuza bati Focus ndababaye, mwaganira mu minota 3-10 akumva arahuhutse, agaseka, akamwenyura, akaba muntu. Bibaho cyane, ngiye byambayeho nyine, bimbaho si n'umwe si na babiri, ugenda ubabona. Niyo mpamvu ngewe nadajya gucika intege kureka umuco wanjye wo umutima ufunguye, ariko nizi ikintu kimwe, bundi umutima wanjye gufunguka biroroshye, ahubwo no gufunga birihuta. Nicyo nize bitandukanye na mbere. Umutima wanjye wahoraga urangaye, gufunga byaragorana, ariko umunsi biroroshye. Ndafungura kuko nize yuko umuntu wese yaza afite imico abayemo, afite ubuzima abayemo, afite experience abayemo, tukabana umufunguriye. Ariko iyo mbonye yuko udashaka ko dukomeza bwa bushuti, tukomeze mu gufunga, biroroha bakomeza kugira ngo nabasha kubibabariramo. Rero inshuti ziraza, hari abantu bahari pe babona, bakanagufasha, ukanabona kabisa, ukabona wanababara, ukabona ko ubabaye yahangayika cyane, bari no mu buzima bwanjye bajemo cyane, kandi mbona mbashimira buri munsi, mbavuga ati murakoze, kuko banyuza bikomere by'abandi, numva ko baba baneza nyine. Urumva abantu mugani, niyo mpamvu tugomba kubyuka mu gitondo twiteza ibintu byinshi byiza ko biri buze kuba. Buriya iyo uhagurutse, haba igihe nanone uri mu rugo wareba ishusho y'umunsi wawe ugasanga nta cyizere ubashije kugira, wenda bitewe na previous day, ku munsi ushize wagenze utagusigiye ibyishimo cyangwa icyizere cyo kongera gukomeza neza. Ariko nk'isomo nkuyemo hano, ni byiza ko wajya ubyuka buri munsi ufite ingufu ndetse n'ibyishimo, wumva ko hari ibintu byiza byange bikunde biri buze kuba. Buri munsi hari umuntu w'ingenzi cyangwa mwiza uri buze guhura nawe. Ariho nabonera ko nsaba buri muntu, niba utangiye umunsi, niba ufite ahantu uhurira n'abantu benshi, abantu basanzwe cyangwa abantu bashyashya, ujye uba kind. Buriya ushobora umugani kubwira umuntu ijambo rimwe ryiza cyangwa ukamumwenyurira, ugasanga risibije ibintu bibi byose yari yatangiranye umunsi, ukamubera imbarutso imubwira ko umunsi burya ari mwiza, kandi n'ejo ko hazaba undi munsi mwiza. Urakoze cyane. Aho ngaho twaba turi kuvuga ku gusesengura inshuti nziza. Reka mvuga none ubu ngubu reka tuvuge wenda ku nshuti z'inyungu. Inshuti z'inyungu ndi kumva ndi kugira none umbwire, ubashe kuntandukanyiriza, kubyumva, ubashe kuntandukanyiriza inshuti nziza ndetse n'inshuti y'inyungu. Ubashe kuba ntandukanyiriza kugira umuntu turushaho kumva mu ishusho, tubone ishusho y'inshuti nziza, tubone n'ishusho y'abantu nyine baza mu bushuti bwacu, ariko ari inyungu gusa bashaka. Urakoze cyane. Icyo kintu kugira ubyumve, nituvuga inshuti z'inyungu, abantu benshi tubyumve kuri no sense, cyangwa tubyumve muri buno buryo. Inshuti, buri muntu wese tubana kuko tuba tukeneye inyungu ku byose. Nubwo aba ari inshuti nziza nyine, wenda nkeneye ko ari niho mbwira ibintu nkaruhuka, ni inyungu nyine. Ariko nituvuga wenda inshuti z'inyungu z'isi, reka mbivuge gutyo, nongera ako kantu gatoya. Icyo ndavuga ni iki, hari inyungu bagushaka, ariko bo nta kintu baguha. Reka tubivuge gutyo, nkeka ko ari cyo neza. Rero niyo mpamvu nsaba ati turazita inshuti cyangwa tuzite ni inshuti z'inyungu, ariko twibesha ko ari inshuti nyine, ntabwo ari inshuti z'inyungu. Ni indyarya. Yego, urakoze. Ni indyarya. Ni indyarya. Reka tubivuge gutyo, kuko reka kubisigiriza. Reka turi kubisigiriza ko nituvuga ngo ni inshuti z'inyungu, already twabagize inshuti kandi atari zo.
wenda bo twebwe twabita ko ari inshuti ariko kuri bo ntabwo ari inshuti zacu, ahubwo bo hari ikintu batwifuzaho. Mu kinyarwanda cyiza ni indyarya. Yego, sibyo? Ni ukuvuga iki rero, kubitandukanya bitabyoroha n'ubu tubikora gutyo. Ndabahereza urugero, inshuti z'inyungu cyangwa indyarya biturukayo bigenda gute? Experience turazibona. Ni abantu bo bashaka kwiga bakakumenya wowe, bakamenya njye Focus ntiyite. Focus ni umusore, ndatanga urugero, ushobora kuba ari rwo cyangwa atari rwo, wariyumvamo ariko tuyumvamo nyine twumve yuko ni ikintu turi kwiga. Umukobwa arebye Focus nta musheri agira, ni single, ari hariya. Okay, Focus ni umuntu ufite umutima ufungutse, ariko Focus ni umuntu ushobora kuba ufite udufaranga dukeya akorera dukeya. Okay, Focus niba ari single nabigenza ute? Okay, turabana, wenda tubana mu hantu hamwe, tugendana, nzamwanza mucokoze gatoya, kuko nabonye ari umuntu ufungutse, mugati mwandikire ati Focus bite, ni byiza tuganire bisanzwe, ejo mugati ariko uzi ko ngutinya. Focus wenda kuko afunguye azahita ati ngutinya gute se, ngenda gukunda, kuko wenda ari Focus abyumvisha ari uko bwa mbere azaba intere, kuko ari na single bigenda, sibyo? Urumva icyo nakoze, ya planinze gahunda yewe. Ashobora kubikora yabitekerejeho cyangwa akabikora kuko ari we yarangije ko ati ninkora kino kizabyara iki kibyara iki ngiki, yamaze kuguteguramo umushinga. Ni icyo ngicyo. Iyo nshuti nuko ziba zihari rero. Iza mbere nuko zigenda, ni ikintu we areba inyungu ye, nta nyungu uramukuraho, we aragushora mu tuntu kugira niwo gutega imitego kugira uyigwemo, agendera gufatira aho ngaho. Inshuti nuko nguko ku ruhande rumwe. Izo nshuti nta nyito giti ndyarya, niba abandi mu bana wibwira yuko muri ku murongo umwe, ariko nyuma hakaba ikintu kikwereka yuko akenshi tubona ibimenyetso, ariko abenshi twebwe twita ko tubita inshuti, ibimenyetso turabyirengagiza kubibona. Akenshi barabitwereka, akenshi abantu turabyumva, ariko akenshi ntabwo tubyara kubyirengagiza. Impamvu ni yewe ati ni inshuti yanjye, ntabwo byabaho ukabyirengagiza. Ariko nyine ni byiza yuko dufungura amaso ukabibona. Hari abantu bari inshuti z'ukuri, ariko hari n'abandi inshuti twita inshuti z'inyungu cyangwa izo ndyarya baza mu buzima bwacu, kandi akenshi kugira ubabone biragoranye, kuko baba barakwize bakuzi neza, bakubona babizi neza, ati bashaka uburyo bakwihishamo, mbese bamera nk'urunyaruvu, bahindura amabara uko ugenda. Iyo ubabaye baraza bakababara nawe ukagira ngo muri kumwe, ariko ya nyungu iyo utangiye kuvamo, iyo utangiye kuretira, utangiye kuyivamo, utangiye kubona amasura yabo masha cyane ukababona. Urakoze icyo kintu uvuze. Buriya akenshi ibintu bitubaho bikabona kuduha amasomo. Hari ibintu bijya bitubaho tukagirana ibintu gusa bisanzwe cyangwa twumva byabaye ku bandi, ariko iyo bikubayeho niho umenya isomo. Buriya ibibazo turabyanga, twanga ibintu bigoye, twanga kwisanga mu bibazo. Ariko ku ruhande rumwe rw'umuntu uranyumva neza, buriya ibibazo ni byiza ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Kubera iki ibibazo ari byiza ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese? Turakura buri munsi, tukigishwa n'ibyo tubonye. Buriya nkanjye impamvu mvuze ko ibibazo ari byiza bikwiriye kuza, buriya ibibazo biba bigomba kuza mu buzima bwacu. Iyo ibibazo bije bizana umweyo, bigakubura, bikajyana inshuti za zindi z'indyarya, inziza zikahaguma. Akenshi ugumye mu bihe byiza, ntekereza ko utazagira amahirwe yo gusobanukirwa abantu bakwitayeho b'inshuti. Ariko niba byarakubayeho wowe udukurikiye, ko wisanga wariringiye umuntu waramufashe nk'inshuti, ibibazo byaza akagusiga, birasanzwe, si wowe wenyine. Kandi nanone niba byarabayeho ko ufashwa n'umuntu utigeze utekereza ndetse akakugirira umumaro kandi utari umufite mu nshuti zawe, nabyo birasanzwe. Ibyo bigomba kutubwira ko rero abantu beza barahari, ntabwo bashizeho, ndetse n'ababi barahari. Icyo tugomba gukora buri munsi ni ukureka ibyo bihe byombi bikaza. Ibyo bihe bibi bikaza ukabyakira, kuko hari ibintu bibi bikubaho nta ruhare wabigizemo, ari imiterere y'isi muri rusange. Hari n'ibikubaho ari amakosa yawe, ari ukutamenya, cyangwa ari imyumvire yawe, cyangwa ari amahitamo utari wabashije gusesengura ngo ubashe kuyasobanukirwa neza. Ibyo birasanzwe. Icyo bigomba kudusigira gusa nyuma y'ibyo bihe
nsigaye ndinde ishusho y'uko nabonaga ubuzima ndi kumwe n'inshuti izi ngizi insigiye iki, cyangwa ishusho y'uko nabonaga ubuzima ntazifite insigiye iki. Ibyo byose bikadufasha kugira ngo tubashe kuyungurura intekerezo zacu, tubashe kubona abantu ba nyabo bafite role nzima ifatika tugumisha mu buzima bwacu. Urakoze cyane, urakoze cyane. Ndumva aho ngaho naho harimo byinshi foka, ni byinshi cyane kuko nkeka ko n'abari kutureba cyangwa bari kutwumva barabizi mu buzima babayemo, ariko abenshi niyo mpamvu ngaruka kuri iki kintu mbabwira gutya, turebe ibyo bimenyetso, murabibona buri munsi abantu tubana nabo, uzabibona, uzatuna nabo ubibona, ubone ko ari inshuti y'injyanja, afite icyo gushaka. Umunsi cya kintu gushaka namara nk'ikibura, uzabona isura ye nziza, uzabona uwo ari, cyangwa igihe ibyo bibazo byaje biritangiye gukubura, uzabona ubu ushobora kuba umugani ufite business zawe ziri kuraninga neza, ugeze aho uri kumakinga income ku buryo abantu bari kubona nyine ko uri kuba successful. No then iyo uje kugira nka economic depression, ukaza kugira ihungabana ry'ubukungu, niho uhita ubona koko abari mu murongo wawe bafite icyo bamaze. Hari abakwisekera, hari n'abavuga ati nta n'ubundi utekereza nabi wanyu, ubundi wafataga imyanzuro imeze kuriya ntasoni. Ijana ku ijana nicyo nakubwiye. Babandi nakubwiye urugero, nabandi nakubwiye bambandi nitaga inshuti rimwe, ugasanga batumye mva mu murongo nari ndimo. Hari benshi twabanaga aho ngaho, ariko benshi umunsi turacyabana se cyane tukunguka cyane. Kumva nk'ibi bintu byose biri kuguma kuduha ishusho nyine ya nyayo yuko tugomba guhita inshuti. Ariko hari ikindi kintu ntungutse gikomeye, ntungutse aka kanya, ubwenge nyine buhise bukima uko turi kuganira. Ubundi ntabwo umuntu wese utari inshuti yanjye biba bisobanuye ko ari umwanzi wanjye. Ntungutse nonaha nibwo nungutse iki kintu, kandi ndizera ko rwose ari cyo. Nyine tuba turi kungurana ibitekerezo biraza. Hari igitekerezo nyine mba ntagize mbere, nkagenda nkigira, nawe ugenda ukigira, n'uri kutureba nawe akacyunguka. Ntabwo umuntu wese mutari inshuti, ntabwo bisobanuye ko ari umwanzi wawe. Akenshi haba igihe dufashe ibintu nabi, kumva ko niba umuntu nta buzima runaka muziranyemo, musangiye, ngo abakuzi muziranye, aho mubonye hose kumva ko ari umwanzi wawe. Cyangwa abantu mukorana mu kazi, kumva ko niba umuntu utamubona ku rutonde rw'abantu b'inshuti zawe, ukamufata nk'umwanzi wawe, kumva ko wakwanga. Oya, ntabwo ari ibyo. Iki kintu nacyo ndacyungutse. Yego, abanzi bariho, babaho ububazi. Hari abakwereka ko ari abanzi, rwose bakafata kandi nabo beza, tuzaba iwawe nanjye nzaba iwanjye. Urumva, sinzongera gusangira nawe, wowe nta kintu na kimwe nagukereraho. Abantu nk'abo barerura, hari aberura bakabivuga. Ariko nk'abo ngabo nk'uko wari ubivuze, abo ni beza, kuko nyine bahita bagufasha kujya ucunga ibirenge byawe, ukamenya ahantu ugomba gukandagira n'aho utagomba gukandagira, ukamenya ko utabakeneye ukabakora mu buzima bwawe. Hari n'abandi nyine aribo twavugagaho cyane, inshuti z'inyungu cyangwa indyarya, b'abantu nyine baza bafite amaharakubiri nyine, kuza bafite ishusho itari yawe, akakwereka ko akwitayeho, akakwereka ko muri kumwe mu rugendo, ariko mu by'ukuri atari byo. So hari n'abandi nyine babaho bagaragaza uruhande rwacu bariho, byange bikunda ukabuzi neza ko ari umuntu wawe imbere, aho dukura ijambo bavuga ngo inkoramutima, cyangwa wenda akadasohoka. Ugashingira wenda ku buzima mwasangiye, ugashingira ku bintu bidasanzwe yakoze mu buzima bwawe, ukareba ubwitange bwe, ugahita uvuga uti byange bikunde iyi niyo nshuti magara. Abandi bavuga ngo this is my best friend, inshuti magara, ubuzi neza uko byagenda kose atakureka. Zibaho izo nshuti rero. Ikintu bivuze nicyo ijana ku ijana. Abantu tugomba no kubimenya, tugomba no gutandukanya ibyo bintu. Umuntu wese mutagana cyangwa utabara muri kategori z'inshuti zawe, ni umuntu nyine mubana mu buzima, kandi ubuzima kandi ushobora gusanga ari byinshi banagukorera kurusha za nshuti zawe, ariko ntabwo bigera uvuga ngo ni inshuti zawe.
nyine ni babandi mubana mufite gutyo wenda n'ahandi niho dukuramo za nshuti nyine bituma bitewe mwasanga viziyo cyangwa icyerekezo mufite mwese muri kugihuza ni umuntu wagusapotinga mu bintu byawe ndangagaciro murazihuje akazamuka mu cyiciro cy'inshuti ariko ni naho ushobora kuvamo n'umwanzi wawe kuko muri kwa gukubitana muhura abantu murakumenya muraganira mukajya tugasanga niho havuyemo inshuti umwanzi wawe ariko icyo kintu nicyo cy'ingenzi umuntu wese utari inshuti yawe burya ntabwo ari umwanzi ashobora kugufasha mu bintu bikomeye mu biti gute ariko buri gihe byose ni ugufasha cyangwa ni ukwereka yuko agukunze ntabwo bijya ari inshuti yawe nyine nziza. True, very true. Urakoze cyane mbere yuko tuva wenda kugusesengura ndetse no gusobanukirwa inshuti z'inyungu cyangwa indyarya izo ari zo ndi kugira ngo usabe ikintu kugira mbere yuko tuva ku iyo ngingo tujye ku ngingo isa nkayo dufasha gusoza. Ni iyihe nama wagira abantu umuntu wari wese nk'ubu ngubu ni ukuvuga nk'abana bari mu mashuri hari abana bajya mu mashuri iyo ugiye nko ku ishuri ariko bwa mbere ushaka nyine kugira inshuti cyangwa se nko muri bizinesi iyo ukora bizinesi ugira igihe nyine cyo kuvuga ngo ngiye gutoranya inshuti ziramfasha gusobanukirwa ubuzima bw'iyi bizinesi cyangwa no mu mubano wundi usanzwe ndi kugira utanga inama cyangwa n'umuntu kutureba umuha inama y'ibyo agomba gushingiraho kugira ngo agire inshuti nyanshuti ubone inshuti nzima. Murakoze cyane inama yanjye ngewe ntabwo igoye iroroshe kandi niba yigerageza mu buzima bizabibona ko bizabafasha. Ikintu cya mbere agomba kubanza wasobanukirwa ni iki ngiki ni ugusobanukirwa yuko abantu bose bari kubana bari guseka bari gusangira si inshuti ariko si n'abanzi. Hari abantu bari aho ngaho nyine kubera mu buzima mubane mu buzima kuko mwisanze muri ubwo buzima. Ibuka yuko wenda ku banyeshuri urugero uza ku ishuri waje ku ishuri n'undi yaje ku ishuri nta n'umwe wari uzi ko muzahurira aho ngaho muri mu rwo buzima kuko nyine mutabihisemo wahisemo ikigo n'undi ahisemo ariko mwahurira aho ngaho ntabwo ari destiny yanyu yo kuvuga ngo muhurire aho ngaho ni destiny ariko mwese mwahurira bivuze ikire uwo ni umuntu ushaka kumuremamo inshuti nyuma ariko ntabwo uri kuvuga ngo buri gihe uzamurema inshuti kubera iki abenshi bageze mu bigo by'amashuri utangira kwigisha ingeso runaka buzi ko dutoroke dutabanyike tugire ute ibintu byose inshuti rero ntabwo ushobora kwigisha iyo mico ushobora kugira ute ariko bimenye yuko cya mbere mu buzima bwose turimo no ku kazi n'ahari hose mu gihe cyose utari wabasha kumenya yuko abantu muri kumwe muri ubwo buzima uri kubona muri ubwo buzima ugatangira kubafata abantu bose ko muri kubana ngo ni inshuti uzatangira urwanirira abantu badakeneye ko barwanirira nurwanirira umuntu sibyo nyuma azakwereka yuko atarabikeneye ko murwanirira wowe wahombye byinshi nyuma uzahomba n'ibindi byinshi kurushaho kuko warwaniriye umuntu utakaza imbaraga zawe ubushobozi amafaranga umwanya ibiki byose ku muntu udakeneye izo mbaraga zawe nyuma azabikwereka uzababara. Rero bimenye yuko umuntu niba ari umuntu mukorana mubana muzima ni uko muri mu kazi murabana arakubwiye ati ese wamfasha kano kantu birebe niba biri mu nyungu zawe niba ufite umwanya wo kubikora kandi ubikora niba nta mwanya mubwire ko nta mwanya nyine. Mwibuke yuko inshuti yawe nziza cyangwa inshuti yawe magara ushobora kumushakira umwanya n'ubwo utawufite ariko nushaka gutangira gukorera umuntu wese ukubwiye ikintu ngo utangira kumushakira umwanya udafite uzishanga ugize ute ufite ibintu byinshi ku ruhande rwawe ubihomberemo. Iyo niyo nama yanjye menya yuko abantu muri kubana nabo nyine muri kubana mu buzima iyo ushobora gukora kibakorera igidashoboka ntabwo ushobora kugikora ariko inshuti n'umashangiye gufata uyu muntu muri kategori y'inshuti bivuze ngo niba muri kategori y'inshuti ni wa muntu ushobora gufata nubwo nta mwanya mfite nawe ushaka nubwo nahari ariko mfite umushuti wanjye witwa Jire yamufasha namubwira ati Jire wafasha uno muntu ariko zikubwira umuntu mfite inshuti yitwa Jire ugahamagara ati Jire wamfashirije Jean Paul kano kantu uzi ko Jean Paul kufasha inshuti yawe nyuma yamara kumfasha Jean Paul akajya kubwira Jire ngo cya focus ni kibwa kandi nuwo bahuje kujya mu kintu kibazo uzi ngo Jean Paul inshuti yawe Jire akazanyuma arose ugira inshuti urumva icyo gikomere kuko nyine wowe watangiye gutanga wahaye umuntu ubufasha adakeneye kuri wowe. Rero ni byiza yuko umenye kategozi bizakurinda iyo niyo nama ya mbere menya ko abantu muri kubana mu buzima hari abo muri kubana nyine kugira ngo mubane sibyo hari kubana kugira ngo mubane mwahuriye ku ishuri mwahuriye mu kazi nuko nguko niba wahisemo ko ari inshuti yawe menya ko muhu ufite indangagaciro zimwe n'icyerekezo ni kimwe
ukiri aho rero udahita nkubariza n'ikindi kibazo kugira kivireho uvuze indangagaciro nyine ni izihe ndangagaciro ushobora kuba ufite ziri specific wabwira umuntu ugenderaho wowe ubwawe mu gihe ugiye kwemeza umuntu ukaba inshuti? urakoze. Ngewe ku bwanjye indangagaciro ya mbere sibyo ni ubufatanye. Gufatanya ni umuntu ushobora kuba namufasha nawe yamfasha. Nimvuga ko ufatanya nuvuga ko ubushobozi bunini oya ubushobozi bwa ariko bwose ushobora kuba nyine umuntu ushobora kuba aranwaza ikidomoro cy'amazi nkamubwira ati wamfasha iki ngiki. Ushobora kuba ari umuntu uvuga ati ko ngende i Kigali ukaba uri Musanze wakwirukanse ukangera hano hantu ukambwira kano kantu. Ntabwo ubushobozi ari ikintu gufatanya. Indangagaciro ya kabiri sibyo ubworoherane, koroherana. Inshuti yawe muraburaga mugira utari ko kumworohera ukanamwumva. N'indangagaciro ni ukumva umuntu wawe. Niyo nkuru umuntu ushaka kunyumva akafata ibyo bifuze ashaka kunyumva ati focus yavuze abashatse no kuvuga se nyine kuko aranyumva. Indi ndangagaciro ni umuntu ushaka kurwanirira. Nawe yambere ikomeye inagora abantu. Umuntu ashaka kurwanirira. Rero ni inshuti yawe mu nshuti niba uvuga ngo n'ubu ngubu ni umukoro nabahereza. Niba ufite inshuti hari indirimbo ya nuko mwibagiwe ariko ni indirimbo bavuga ati umuntu reka ndavuga story ndabandi batayumva batayimenya avuga ati dore nguhaye inka uzayihereza inshuti yawe ariko kugira umuntu umenye inshuti manzo ugenda bagerageza akagera ku rugo rwa mbere kwandi yita kari inshuti nyanshuti akavuga ati dore nisha umuntu wamfasha ukamisha undi ati reka da ntago gushika ndere inshuti yawe magara yafata usubundi yakibuka undi muntu abona atari n'inshuti amugeze imbere ati dore nisha umuntu wamfasha atabati agatamufata barirukanka aramuhungisha ko undi utiri inshuti nyuma igeze niyo nawe yagize sese wayikora kugira urebe inshuti neza. Inshuti idashaka kukurwanira ntago ari inshuti mushuti. Inshuti idashaka kukurwanirira ntago ari inshuti. Si kuvuga ngo mu mafuti nyine ngo wakoze amafuta ku ruhande ariko mu mafuti nawe ntago atakuvamo ashobora kukuva ati dore wakoze iki kintu wakoze amafuti niki twakora kugira ngo none amafuti ya fena yego twakora iki. Ntago wa muntu kubwira abona umugati uzi ko umwana ubukene buranyishe nabuze amafaranga y'inzu mu mutima ati yabuze si cyakoze kikayabura aho ni wa muntu uvuga ati wabuze amafaranga turabigenza tese ko nanjye nayo mfite ariko reka turebe tuganire na Randi Road tukamubwira ko twamwisha nyuma y'amezi abiri tukanajyana nta byabaho nubwo yaba atayafite reka ngo igitekerezo ariko ureze igitekerezo ari kugufasha nyine umuntu kurwanira ahantu hari igihe bibande byibuka nanjye hari umuntu ashobora kuzabona kino kiganiro akabyibuka byigeze baravuga ageze kurwanira turi muri iyo situation y'ahantu arandwanira bakamubaza ati ariko se uri umunyamari ufite umutungo ye bakagira ngo ni ikindi ariko nyine utazi aho bituruka. Inshuti indangagaciro ya mbere ya nyuma iyambere ugomba kumenya n'inshuti yawe ariko kurwanira ni wa muntu bavuga udahari bikaba ikibazo bati ibintu nuvuga ni bitari ko umuntu muvuga muramuzi ariko kurwanira udahari ntabwo inshuti ari yandi kurwanira kuko hari gusa kujya kwereke ahubwo n'ahantu utari abahari arakurwanirira akarwanirira ushaka rero niyo nshuti ngezo nizo ndangagaciro. Urakoze cyane Focus. Nanone nyuma y'ibyo ngibyo unsagije ndikumva nawe nshaka kumenya ibindi wowe personally reka wenda tureke kubigira individual wowe urashaka uburyo bivugamo niba wabigira personal cyangwa rusange. Ufite inshuti kuko nta muntu watagira inshuti. Ufite inshuti nawe ufite inshuti wowe Focus ni gute ukora iki ni ibiki bigufasha n'ibyo ugenderaho kugira ubere inshuti nziza abo ufite nk'inshuti? Murakoze cyane. Ikintu cya mbere nkora mu nshuti nye cyangwa mu niti inshuti ni ukubabonera umwanya mu gihe cyose amamagaye anyandikiye ndagerageza kumusubiza nkamwereka ko mari umwanya. Kabiri kugira no kubatega amatwi. Ubura kohereza umuntu umwanya no gutega amatwi biratandukanye. Kumutega amatwi cyangwa no kumwumva ndi kuvuga ni understanding. Yego
usobanukirwa ibyo akubwiye, yego ukajya mu kumwumvisha ndiba umutima zabyo. apana amatwi. Yego ukakubwira ikintu ukajyamo ntuzi. Ikindi cya kabiri, mu gihe ufite ubushobozi gerageza nyine spend some little. Spend some little ku bashuti zabo. Icyo ndivuze guspendinga kuri to, niba ufite ubushobozi kurusha abo, ashobora kuba babaye akeneye 5,000 kandi ubifite. Ntabwo uzavuga kuri inshuti ye ufite 5,000 kandi wamufasha yabuze amazi yo kunywa, ubwo uvuge ngo ni inshuti, ngo ndakugira inama, ngo inshuti ntabwo ari iby'amafaranga gusa, ntabwo bibaho. Ni uko nawe nubwo atabifite, ejo ayafite amafaranga utayafite azagufasha, sibyo? Njye nicyo kintu nivuga cya mbere bikorwa ushobora gukora kugira ngo ugaragaze ku inshuti cyangwa ukipinga inshuti. Uguhereza, niba ari opportunity ufite, gerageza musharing knowledge, skills, mugerageze mu bintu ukora byose mukurundingemo. Ntabwo uzambwira ngo ufite inshuti ni umushomeri, iki ni icyo kintu, ariko ni ugushaka abazo afite ubushobozi, ariko ushobora kumubwira ati nyamara ibintu wabikora, mufashe kugira ngo umugayidinge, kuko niba ushobora kubikorera abandi bantu ariko umuhaye icyerekezo byiza kurushaho. Ikindi buri gihe cyose niba muhuye mu nzu ukamusuhuza. Hari abantu bari inshuti ugasanga batamusicaye hano yamuvugisha tubiteye n'isaha wamusuhuza, kuko bigaragaza yuko muri attach, muri kumwe muri around. Nicyo kintu cya mbere. Ntabwo ari ibintu bigoye kugira ngo ugire inshuti, ariko bizaguhenda kuri ya nshuti itari inshuti yawe nyine. Ariko ku nshuti yawe nyanyayo ntabwo bizigera biguhenda. Akato ukoze kikuba inshuro 1000 ku byishimo kuri mu gihe kuri babandi umuhaye ushobora no kumereza miliyoni. Iki kibwasi, iki kintu ni ukunyemeraho, kandi nyamara waramufasha uko niwe n'ikibazo. Ariko ya nshuti yawe n'inshuti agato ukoze kikuba 1000 muri ya relationship muba mufitanye. Ariko ikindi kintu none nakongeraho, yego ni byiza, tugomba guhitamo inshuti z'ingirakamaro. Yego buriya ntabwo duhitamo inshuti cyangwa tugira inshuti ngo zitubere umutwaro. Hari igihe umuntu agira uburyo bundi, nta formule navuga ngo wenda iri komeye umuntu yagira, uretse kureba indangagaciro n'imyitwarire y'umuntu, akaba ariho ugendera wemeza ko ari inshuti cyangwa atari yo. Wabashije nyine kureba neza urwo rugendo rwanyu mufitanye. Ariko uko byagenda kose, wenda nko kuri njye, iyo ngiye guhitamo inshuti, mbanza kureba niba koko hari ikintu nshobora kumara mu buzima bw'uwo muntu. Buriya hari igihe akenshi duhitamo inshuti tugiye kureba icyo gusa zishobora kuba zigiye kumara mu buzima bwacu, ariko twebwe ntiturebe ikintu dushobora kuba tugiye kumara mu buzima bwabo. Kumva iyo ni inenge, haba harimo nyine selfish. Ni hahandi usanga nyuma y'igihe runaka ubushuti buba umutwaro aho kugira bube nyine inkingi yo gufashanya. Niba uhisemo umuntu nk'inshuti, si ngombwa ngo abe afite ABCD kugeza kuri Z, aza lacking some things. Hari ibintu azababura byanga bikunde. Ubundi inshuti igomba kuzuza ibintu runaka muri wowe. Inshuti nanone igomba kuba ifite igisobanuro, atari kuvuga gusa ngo ndamufite, ngo turaziranye. Oya, ngomba kuba hari ikintu ndi kugufasha, ndi kukumarira, kandi nawe akaba ari ikintu ugomba kukumarira. Niyo mpamvu kukongeraho muciye mu ijambo gato, niyo mpamvu bavuga ngo inshuti ntabwo ari umugore ngo urashaka umugore umwe. Inshuti ntabwo ije gukemura ibibazo byawe byose. Ishobora kuza gukemura ikibazo kimwe, uzashaka n'indi nshuti izakemura ikindi, ushaka indi nshuti izakemura ikindi, cyangwa nawe wafashe ibindi. Ni ukuvuga ngo inshuti ntabwo ari umuntu umwe gusa, ni abantu benshi. Ushobora gusanga ufite nk'abantu 100, buri muntu afite ikintu amazemo mu buzima bwawe. Ushobora gusanga ari mu gusenga, ushaka undi ni mu buzima busanzwe, ushaka undi ari mu ntuza. Abo bose nyine bakarema, bari mu muryango w'inshuti nyine, ukabasha kubaka. Urakoze cyane. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, twebwe turi ibiremwa, turi hano ku isi. Turi hano ku isi mu buzima twisanzemo, twahawe ngo tububanemo mu gihe gito tumara inaha. Burya inaha ku isi naragenzuye nsanga tuhamara igihe gito cyane. Niba tugerinze dusubiye inyuma wenda mu bihe, usanga wenda hari abantu bigeze babaho imyaka 100, 300, 500 gutyo. Mu by'ukuri aka kanya tukaba byibura rero imibereho yacu mu gihugu, bashobora kureba abizi barusha imibare n'ibijyanye n'ubuzima, bakatubwira ko byibura range iri hagati y'imyaka 70 gutyo, 80 kugera hari amahirwe. Ukareba ejo bundi kuntu tukaba turi muri 90, aka kanya tukaba tugeze muri 2025. Uretse kuba twishuka mu mitekerereze yacu, ariko ubundi tumara inaha igihe gito cyane. Kiba ari igihe gito cyane. Kandi kugira none muri urwo rugendo rwacu rw'ubushuti,
ese nawe uri mu bantu bemera ko Imana ishobora kukubera inzira igufasha kugira inshuti nziza? yego ndabyemera, ariko nemera n'ikindi kintu cya kabiri, ndabyemera 100%, ariko abantu sinzi ni imyemerere, ntabwo turajya mu myemerere cyane, ariko njye niko mbyizera. nizera ko Imana itaduhereza ibyiza gusa, ariko nta nubwo iduhereza ibibi, ahubwo ireka ibibi tugereho kujya twiga. ntabwo Imana itanga bibi, ariko ni burya kuko ariyo ifite ububasha, irareka bigatambuka kugira ngo bitwigishe. ubundi ikintu nabonye naguciye mu ijambo, buriya umubabaro wigisha umuntu vuba kandi agafata kurusha kwiga muri situwasiyo ikomeye. niyo mpamvu no ku ishuri wicaga ikibazo cyangwa utakora imikoro mwarimu yaguhaye, agafata igiti kugira kubabaza, nakubabaza bigira imisemburo bifungura ikubwira ko ugomba kwita ko ibyo bintu byange bikunde. niyo mpamvu umubabaro Imana yawushyiriyeho kugira udukarishe, udufungura amaso cyane. nicyo kintu nose ufata urugero, nakwiga mu kimuge nawe mfite inshuti ikambabaza n'imbaba, nta kintu nakwiga, ariko iyo mbabaye mpita nabikora gute? niyo mpamvu mbwira ngo Imana niyo nzira, ni inzira yo gufasha kugira tugire inshuti nyine, kubera yuko iyo ubwayo, iyo wizeye ugasenga ukahereza, ariko nitubigemo cyane gusenga, kuko igihe usanga wibwira ngo nuko gusenga abandi musengana niwe Imana yaguhaye n'inshuti yawe, ugasanga ni uri kukuroha. abenshi turabazi, ugasanga abantu bari inshuti basengana, ugasanga ubwo byabaye ikibazo. ariko nkeka ko ni inzira Imana ikwereka nyine, Imana niyo nzira igufasha kugira ngo ugere kuri cya kintu cyawe. so ishobora no kugucisha muri kabari ukuba inshuti mbi kugira uzaba ari inshuti nziza, kuko muri za nshuti mbi handi bari kugugiramo hari umwe ubuvamo akavuga ati ibintu ukora ntabwo ari byo, agatangira kukubera inshuti nziza. rero iyo nzira ndayizera cyane, ko Imana ni umuyoboro, burya Imana ni wo muyoboro w'ibyiza byose tubona ku isi. amen. sibyo ibibazo duhura nabyo byose bikaba imfashanyigisho kugira ngo dukomere mu kwemera kwayo, ndiko mbye nizera. nicyo cyambere nizera, nuvuga ngo Imana niwo muyoboro wonyine, ariko kugira ngo ikomeze wa muyoboro tutaza natwe kwirara turi muri bya byiza gusa, ikareka n'umubabaro ukatugeraho kugira ngo tubashe gukomera, kugira ngo tubashe kwigeraho dukomeye dufite n'imbaraga zo kwizera nyine. niko nizera. rero inshuti nziza kugira uzibone, inshuti zanjye ni uko uzabasha guca muri iyo nzira, inzira nziza, ariko uzahura n'inzira ikomeye. urakoze cyane Focus, urakoze rwose. turi kwerekeza ikiganiro hano ndi kugira ngo nanone twaganiriye cyane ku bucuti, turasobanukiwe byinshi bitandukanye ku bijyanye n'inshuti nyazo, ko tugomba gufata inshuti, ko tugomba kwirinda indyarya, ndetse byinshi cyane dushobora kugenderaho kugira tugire uburyo bwiza bwo kumenya inshuti n'icyo twazimarira cyangwa zatumarira. mu butumwa bwawe bwihariye, wenda bufite aho buhuriye n'ibyo twavugagaho, cyangwa uko wiyumva uko ariko kose, ukaba waduha ubutumwa muri rusange, buratuma nanone tuguma kubona ubwiza bw'ubwenge bwawe, cyangwa ubwiza bw'impano ufite mu bijyanye no gutanga ibyo wahawe. murakoze cyane. ku nama wenda kujya nyivuge, ndifashisha mu magambo yo muri Bibiliya, ntabwo ndavuga umurongo, ntabwo nkuzi neza, yanyanganira, ariko niba mwibuka hari ijambo rikunda gukoresha ati, Yesu abwiye ati mureke abana bato bansange. impamvu iryo jambo rivuze rero abenshi ntabwo turisobanukira, ndarizana ndihuze n'ikiganiro twabagamo. abana bato tubita abaziranenge mu Kinyarwanda, abaziranenge, bazira inenge, nta nenge. kubera iki? kandi barakosa, abana barakosa, abana barakosa, bakora utuntu twinshi. kubera iki? ariko nuko tuba tuvuga yuko hari ubwenge batari bafite, batari bageraho bwo kubusobanukirwa. ese iki gihe ukora, akenshi umwana ashobora no kuzaga gukandagira atari intention yo kukandagira, umwana ashobora no kuzaga gutera ibuye atari intention yo kugira ngo kubabaza, just kuko abonye abandi bana ari gutera muri kureka n'ingenera ibuye. umwana ashobora no kugutuka atari uko ariko abandi bati uriya muntu tumugiye turamutukana, ibyo byiza. ntago yabitekerejeho kabiri gatatu kandi ngo abifate mu mutwe. nk'urugero ruto nanjye nahita nguhamo, nko mu gitondo nanjye narindi gukora siporo, mfite umukobwa
ariko ubu ndi gusimbuka ndi gukora siporo nyine zo mu rugo isanzwe aza kumfata ukuguru we ntabwo aba yatekereje ko nshobora kumubabaza ntabwo aba yatekereje ko ashobora kungusha nyine abikora nta mutima mubi ari uko gusa ubwenge bwe impamvu rero mvuze ni ibyo ngibyo natwe iyo turi abenshi dufite iyo mitima inshuti twagombye reka nimvuge ngo twebwe dushaka inshuti weho ubwutwe tujya tuba inshuti z'abandi reka tumere nk'abo bandi nitugendeyo dufite attention runaka mbere inshuti nyine ku just kugira umubere inshuti nta attention ufite ku buryo nunamukorera ikosa atazabona ko ari ikintu wagambiriye ni ikintu kibaye ushaka kuza ukamubwira nabi bitewe nuko wari ufite stress wari ufite umunaniro ufite ibindi bibazo ukamubwira nabi ariko ntabwo ari attention ufite kumubwira nabi akubwira ati wamfashije ukongera kano kantu ntabwo wanze kumukora kuko nta attention wari ufite twebwe teka tube abana bato tubere abandi inshuti za tumere nk'abana tube nta nenge turabaziranenge ntabwo bivuze ko tudafite inenge ko tuzira izo nenge nyine nawe twirinda ko izo nenge zatuza kugira ngo tubere abandi bantu inshuti mbi twirinde kuba inshuti mbi yego mbere ko twe twifuza yuko tugira inshuti nziza reka dutekereze muri nonose reka ko ari inama yanjye kugira ngo tumaze tureka abantu tubere abandi inshuti dusubire inyuma ubuzima bwacu twese turi inshuti nziza ku bandi ni abantu dufite dushaka kuba turi inshuti turi indyarya kuri bo tubaha inshuti zabo kuko dufite icyo tubashaka numara kujya muri wowe uzi ukabona ko ubafite ugatangira kwikosora uzatangira kubona nawe babandi bari inshuti zawe z'indyarya ikindi cya kabiri mubyirinde mubikureho inshuti z'inyungu cyangwa inshuti z'indyarya mubikureho nutabikuraho nibyo niba ubona abantu dufite abantu bari gutwara depression abantu bakajya kwiyahura ukajya imbere hejuru ngo abantu noneho tukagira ikibazo biranambabaza umuntu agaseka ngo umuntu yiyahuye ko wiyahura gute kubera umukobwa nyine uko wajya muri rwa rwego kumva inshuti nyine wo kujya muri arife ntabwo wabisobanukirwa nyine tureke kumujajinga nyine urabukoze bya bintu ntabwo ari byiza ariko tureke kumujajinga ariko yageze hari urwego yageze ashobora gusanga ubushuti yari ufite urwego rw'ubushuti buri hejuru ku buryo niba umuntu ashobora kwiyaka ubuzima unambwira ati genda urwanirire umuntu yajya kumurwanirira ariko reko twiyambure icyo kintu rero tureke kuba inshuti z'indyarya natwe ntabwo tuzagera tubibona inshuti z'indyarya reka dufate akantu kamwe twese nitwirinda kuba inshuti z'indyarya ku bandi natwe abantu bari inshuti z'indyarya kuri twebwe bazagenda icyo kintu nkeka ko ni inama nshobora kugira abantu bizadufasha kuko akenshi twabyemera twabyanga bigira ingaruka ku buzima baba ari ku bw'abantu kuri twebwe cyangwa ku bandi bantu turaranga urugero niba uyu munsi nari nzi ko mfite inshuti bigatuma bampushinga nkava ahantu muri groupe nabagamo mu bantu turi 30 40 50 ubu nkaba nakibarizwamo ndi hara ku ruhande hari icyo nahombye cyane nabonye ko ari cyo bashobora kuba barahombye niba ari opportunity nabonaga nkazana nkagira ute hari icyo bahombye hari icyo nahombye niba ari ibyo nifuza ari inzozi nari mfite kuzageraho nkaba umuntu atazigeraho kubera ko ibyo ngicyo ni ingaruka zo kuba kutamenya ngo inshuti zanjye ni izi ngizi inshuti z'indyarya ni izi ngizi nabikuramo gute ntabireka gute indi nama ya nyuma nababwira mugerageze mubivemo hakiri kare bavuga muri business turavuga ngo try to fail ariko mu nshuti don't try to fail kuko the time you will fail entirely izakwica ubwa mbere niba wagerageje bikanga nuko byarangiye nuko focus rwose njyewe ndishimye nshimishwe cyane n'uburyo ufungutse ukatuganiriza ukanganiriza kwingingo ndetse nkagomba kuyumva cyane n'ubwo butumwa bundi uri kuguma kumpa gusa ndikumva nyine waguma kumbwira byinshi kuko ukuntu ubona ubuzima bw'iyi minsi ukuntu ubona wowe ukagerageza kureba nk'impamvu abantu benshi turi guta umurongo abantu benshi turi guhitamo inshuti tuzi neza ko atari izo ariko tugapfa kuzijugunyaho bitewe n'amaronko hari umuntu ushobora kubwira ngo ubushuti abatereka shaka ubushuti ni iki hano rero usanga nyine nta bantu bagisura n'ugasanga ufite nk'umuntu mwagiranye ibihe noneho mu myaka 10 mwari mumeze nk'agati k'inkubirane mu myaka 10 ishize ariko uko ibihe bigenda bibatandukanya ko tugenda gutya mu buzima bwa buri munsi duharanira inyungu ugasanga igihe cyo guha abandi
cyavuyeho. Rimwe na rimwe wareba kuri schedule, kuri timeline yawe ugasanga igihe cyawe nacyo kiri tight, ntacyo kubonera abandi. Ese niko byakagenze? Oya, ntabwo ariko byakagenze. Nyeka ko nyine ni byandi twavuze abenshi bitiranye, ugasanga nta n'inshuti ufite ahubwo mufite abantu mubana, sibyo? Nyeka ko iyo ufite inshuti nyine ari inshuti nawe mu buri mwanya mwaganira, mwagira ute, mwakurya, nta nubwo wabura umwanya. Twese mu bantu banzi ko bagira gahunda nyinshi ndimo, ariko ni mu bintu hari ibintu by'ingenzi nyine nashobora kubura umwanya ndagerageza. Nuvuga ngo ntabwo ariko byakombye kugenda, ariko kubera ko abantu ntabwo twasobanukirwa, sibyo? Hajya ushobora kutabaveba cyane kubera yuko abantu niba usanga abantu bahura nyine muhura mu kazi, ugasanga abanazi ni abantu bahura mu kazi gusa. Abo ni abantu bahura mu kazi, ntabwo ari inshuti. Ntabwo ari inshuti. Tubyumve neza, sinabanze ni abantu muhura mu kazi, muranakorana, muranasangira, muragira uti. Nusa usambwa ngo ni inshuti yawe, nta muntu mwasurana, umugore wa ntagakuzi, nta kintu, nta hantu wagira, nta hantu mwahura mu rugo mu bundi buzima bwanze buretse ubuzima bw'akazi, ubwo uzavuga ko ari inshuti? Icyo kintu uvuze gihise kinyibutsa ikindi kintu. Nkuba hari nk'ibintu bigezweho, ugasanga kubwo kuba narahuye na Focus ahantu runaka, akampa nimero ye, tukajya tuvugana rimwe na rimwe, cyangwa tukajya duhura bisanzwe cyangwa dukorana. Cyakora wenda abantu bakorana, icyo ngiye kuvugaho wenda ntibacyumve cyane ko bibareba, kuko umuntu mukorana hari ibintu bisa nkaho ategetswe kuba muri iyo environment. Hari ibintu bisa nkaho ugomba gukora nta kundi. None ugasaba kuba tuziranye, ari umuntu tuvugana duhure hari atuziranye, wenda ngize nk'ubukwe, gahita mvuga ko navuganye na Focus, mfite na nimero ye, gahita ngufata, gahita ngushyira muri groupe y'ubukwe bwanjye. Kandi mu by'ukuri ubukwe ni ubw'umuryango n'inshuti. Kuba gusa ntekereza ko mfite nimero ya Focus birahagije rwose ko mushyira mu bintu byanjye byose, mufata nk'inshuti. Ntabwo ari byo. Nyine ni byabo wa muntu, icyo kintu nyine kirimo kiraneze mu bantu. Ntabwo abantu rwose, reka tunabibasaba abantu bose muvugana kuri telefone, nase ngo bajya muri WhatsApp ya groupe y'ubukwe, nubwo waba ushaka imwirano, ibyo ni ugushaka amafaranga kugira ukore ubukwe, harimo na rimwe, ariko si byiza. Ntabwo umuntu wese muvugana kuri WhatsApp wanditse WhatsApp uzamushyira muri groupe yawe y'ubukwe, uzamureza invitation y'ubukwe. Kera twebwe mbuka, kera abakuru banjye bakora ubukwe, nikaguruka ko ngewe papa yafijyanaga agaprintinga muza invitation, akaza ati izi zirajya Nyamagumba, izi zirajya Muko, izi zirajya hano ngaha, bitewe n'inshuti babana nayo nyine azi neza uko bafite. Naza akavuga ati Focus, fata zino ngizo urajya mu Kabera, birukanka ugenda uzijyana. Ntabwo umunsi ntabwo ariko bikimeze. Umunsi ntibyari byiza kuko wajyaga wumva ko yanyohereje mu rugo, ntabwo anyohereje mu muryango, anyohereje mu rugo kuko ni inshuti aranahazi. Nanjye arambwira ati Focus ijya kwa kanaka, yoherezaga umwana uzi ko ahazi, kuko urugo ndaruzi nyine ni umushuti ubwo. Ntabwo ari nk'iki gihe umuntu ntabwo mwari mwahura byigeze kubaho, umuntu anyohereza invitation pe, ndamushaka mu mutwe ndamubura, ndamushaka ndamubura, afata isi umuntu wahe. Urumva already nanjye nshize mu bibazo bwo gutangira bati uyu muntu ninde umaye invitation y'ubukwe, amazina yabo sinyazi. Nibyo icyo kintu uvuze rero, inshuti ntabwo ari umuntu ngo turahuye tuze ngo duhura, kuko iryo jambo ngo turi inshuti, turahuye turi umuntu tumenyanye, turamenyanye. Kumenyana n'ubushuti biratandukanye, kumenyana n'ibisanzwe, turamenyanye. Nyuma yo kumenya ko nkumenye, ibindi twabyubaka buhoro buhoro. Niko njye mbyumva. Urakoze cyane. Icyo kintu njya nkunda kukibona. Hari n'abandi bantu babyijujubira ariko ntibabivuge, kuko hari igihe abantu batabona uburyo bwo kuvuga ibintu, ariko ugasanga rwose ibyo bintu ntabwo biba ari byo. Ubukwe ni ubw'umuryango, ni ubw'abantu bawe b'imbere. Buriya kirazira ko wafata umuntu muhuriye aho ngaho umuzane mu bintu by'umuryango, umuzane mu bukwe bwawe, umubwire ngo aze mu bukwe bwawe. Ibyo bintu bigaragaza nyine gushaka amafaranga, bigaragaza nyine ko bigaragaza utuntu tw'umururumba, niko navuga. Rero tugerageze kumenya inshuti, tumenye abantu b'inshuti bo gushyira mu bikorwa byacu, gutumira mu mibereho yacu, tubashe kumenya n'icyo tugomba kubamarira urugendo dufitanye, ndetse n'icyo tugomba gusobanura ku buzima bwabo bwose. Focus, ndagushimiye cyane. Ndagushimiye cyane kubw'aya mahitamo wagize, ukemera kuza hano kubahiriza ubutumire bwacu, ukadusangiza ibyo byose uzi. Dufite byinshi twize, kandi rwose ndizera ko ari akagaruka tuzajya tugukenera kenshi. Ufite byinshi cyane watuganirizaho, gusa
tubaye tuguteguje tuzajya tugukenera kenshi kuko ufite ibintu byinshi byiza byo kudusangiza. Namwe rero mwadukurikiraga hano ku Nzira Nziza, ndabashimiye cyane wowe ugerageje ukareba iki kiganiro cyose ukagera kuri uyu munota. uri uw'ingenzi buriya nawe nakubara mu nshuti kuko uba ukoze ikintu kinini cyo kunshigikira, cyo kunkurikirana. Rero wakanda like cyangwa ugashyiraho comment y'ibyo ubona nyine tutavuzeho. Igihe kibara gito ntabwo twabivuga byose, ibyo uri kubona twavugaho bikadufasha kuko abantu baragenda bagasoma comment n'abandi bakareba ibindi bitekerezo abantu bashyizeho ugereranyije n'ibyo twavugagaho. Ikindi kandi ntibibagirwe kudukurikira. Niba rero ubwa mbere ugeze hano ureba icyo kiganiro, kora subscribe, kore share, rwose abantu babashe kumenya ibyo turi kuvugira hano, babashe kumenya izi mpinduka zo mu Nzira Nziza. Rero Imana ibarinde, Imana igumane namwe, igumeze kubashoboza, kandi munasenge mubone inshuti z'umumaro, kuko inshuti, abo twakwita inshuti barahari ni benshi, ariko tujye dusenga Imana izana abantu beza mu buzima bwacu, abantu bataradutera amadepresiyo, abantu bataradusubiza inyuma, abantu bataratwangiriza ubuzima. Murakoze rero, Imana ibarinde naho